aha mureba ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro aho imvura yamaze kugwa ubona ko imivu yamaze kurenga imivu irimo imvura nyinshi cyane urabona ko ruhurura nazo zamaze kuzura akatwaye tuvugana urabona ko amazi hano yabaye menshi cyane ndetse amazi ubona ko yabaye icyo nakwita ngo ni ukurengera hano harimo kureba barimo gukoropa barimo gushaka uburyo bakiza ino butike kugira ngo aya mazi yo kuza kurengera bimwe mu bikoresho cyangwa se ibicuruzwa biri muri ino butike aha turi genda ku ruhande yamushiramo ko n'ibisambo byibaga cyane ibyo n'ibisambo nibyo bidatinya imvura watinyuka kujya muri bamwe mwitaza kugutwara injira aha mureba ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro aho imvura yamaze kugwa ubona ko imivu yamaze kurenga imivu irimo imvura nyinshi cyane urabona ko ruhurura nazo zamaze kuzura akatwaye tuvugana urabona ko amazi hano yabaye menshi cyane ndetse amazi ubona ko yabaye icyo nakwita ngo ni ukurengera hano harimo kureba barimo gukoropa barimo gushaka uburyo bakiza ino butike kugira ngo aya mazi yo kuza kurengera bimwe mu bikoresho cyangwa se ibicuruzwa biri muri ino butike aha turi hari uruhurirane rw'abantu batandukanye no kugenda bugama imvura cyangwa se imvura yagiye ifatira ahantu hatandukanye barwana no kugira ngo batayakiri kare cyangwa se barwana no kugira ngo bagere ahantu hataza kuba harimo kunyagirwa aka kanya nanjye mu ndebe murabona ko nanjye nanyagiwe ndimo gushaka kugira ngo nkurikirane iby'inkuru neza kugira ngo tuze kubereka mu mujyi wa Kigali ese imvura nihe ishobora kuba yenda yangije iyi mvura nihe ishobora kuba iyagiriyeho abaturage ikibazo nshaka kugira ngo muze gukomeza kubana nanjye muri aya makuru cyangwa se muze gukomeza kugira ngo dukurikirane iby'iyi nkuru nze gukomeza kubagezaho neza uko ibi bintu bimeze byose zigenda zigaruka ndetse ukabona ko n'abantu bose bafite imitaka ndetse ubona ko n'ibinyabiziga birimo paseri ndetse n'abagenzi bose barimo kugenda basa nkaho ubona ko imvura yabastengushye cyangwa se ubona ko imvura yabakumiriye mu rugendo rwabo aha turi urabona ko Kimisagara hose ahazwi nko kuri elegitorogazi ubona ko abantu barimo kujya bazamuka ndetse abandi bamanuka harimo abafite ibicuruzwa ndetse harimo n'abavuye guhaha kugira ngo baze kubona icyakura cya nijoro aha urimo kubona harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse harimo n'amamoto menshi ubona ko na ruhurura zirimo kugenda zuzura ndetse ubona ko ruhurura bitewe n'aho zifatira umuyoboro wabo y'amazi ubona ko zikomeje kugenda kugira ngo zinjire ibikamyo bitandukanye abantu batandukanye imodoka zitandukanye zose zirimo gukomeza zijya aho zigomba kugira ngo zigere ndetse ukabona ko n'abantu babangamiye n'imvura ndetse ukabona ko ni ikibazo gikomeye aho ko nakubwira ngo nuko muri karitsiye za Nyabugogo nuko imvura yabashije kugira ngo irimite cyangwa se ihoshye abantu kuba bahita batega cyangwa se
bahita bazamuka bajya mu ngo zabo kubera ko kano kanya kuba watega moto iziva Nyabugogo kugera Kimisagara baraguca inote y'ibihumbi 2 kubera ko burya imvura iyo bamaze kugwa burya n'ibiciro bya moto biriyongera. Bivuga ngo ubaye udafite ikarita ya Tap and Go ushobora kuba warara Nyabugogo cyangwa se ufite amaguru abangu cyangwa se uri umusore ushobora kuba wazamuka n'amaguru cyangwa se warya icyo bita ngo ni setaburenge kugira ngo ugere aho ugomba kujya. Reka dukomeze tubakurikiranire iby'iyi nkuru ndetse tubabwira ngo nyamuneka imvura yo ni nyinshi. Aha mureba ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro aho imvura yamaze kugwa ubona ko imivu yamaze kurenga, imivu irimo imvura nyinshi cyane. Urabona ko ruhurura nazo zamaze kuzura. Akatwari tuvugana urabona ko amazi hano yabaye menshi cyane ndetse amazi ubona ko yabaye icyo nakwita ngo ni ukurengera. Hano hantu mo kureba barimo gukoropa, barimo gushaka uburyo bakiza ino butike kugira ngo aya mazi yo kuza kurengera bimwe mu bikoresho cyangwa se ibicuruzwa biri muri ino butike. Aha turi hari uruhurirane rw'abantu batandukanye no kugenda bugama imvura cyangwa se imvura yagifatira ahantu hatandukanye, barwana no kugira ngo batayakiri kare cyangwa se barwana no kugira ngo bagere ahantu hataza kuba harimo kunyagirwa. Aka kanya nanjye mu ndebe murabona ko nanjye nanyagiwe, ndimo gushaka kugira ngo nkurikirane iby'inkuru neza kugira ngo tuze kubereka mu mujyi wa Kigali ese imvura ni hesho kuba yenda yangije, iyi mvura ni hesho kuba iyagiriyeho abaturage ikibazo. Nshaka kugira ngo muze gukomeza kubana nanjye muri aya makuru cyangwa se muze gukomeza kugira ngo dukurikirane iby'iyi nkuru, nze gukomeza kubagezaho neza uko ibi bintu bimeze byose. Reka dukomeze tubakurikiranire iby'iyi nkuru ndetse tubabwira ngo nyamuneka imvura yo ni nyinshi, imvura yo yabaye icyo nita ngo ni uruca ndetse aho n'amamoto ushobora gusanga yamaze gutaha kugira ngo bose bivire muri uyu muhanda w'i Kigali kubera ko imvura yo yabaye icyo nakwita ngo ni icyorezo nk'uko benshi babivuga. Ibi ni ibigaragara ku maso yanyu kurekara, ibi ni ibigaragarira buri wese ubireba, ibi wese ni ibigaragarira umuntu wese uri muri no muhanda wo mbasaba kugira ngo mukomeze murebe bino biganiro kugira ngo bize kubaviramo isomo cyangwa se kumenya ngo turi mu bihe by'imvura. Ambasha nyine oya we nawe ndari hejuru mama cyo ufatira kabanze ndebe irimo kwinjiramo hano noneho hita ukora aka movement ufatari amazi fatariya nibwo werekana ibintu bibera cy'ibisaka agaragara se cyane
ko imvura itagutwara sa vamo genda genda ku ruhande yamushyiramo ko n'ibisambo byibaga cyane ibyo ni ibisambo nibyo bidatinya imvura ese watinyuka kujya muri bamwe itaza kugutwara injira Mushyireho nawe. aha mureba ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro aho imvura yamaze kugwa ubona ko imivu yamaze kurenga imivu irimo imvura nyinshi cyane urabona ko ruhurura nazo zamaze kuzura akatwari tuvugana urabona ko amazi hano yabaye menshi cyane ndetse amazi ubona ko yabaye icyo nakwita ngo ni ukurengera hano harimo kureba barimo gukoropa barimo gushaka uburyo bakiza ino butike kugira ngo aya mazi yo kuza kurengera bimwe mu bikoresho cyangwa se ibicuruzwa biri muri ino butike aha turi hari uruhurirane rw'abantu batandukanye no kugenda bugama imvura cyangwa se imvura yagiye ifatira ahantu hatandukanye barwana no kugira ngo batayakiri kare cyangwa se barwana no kugira ngo bagere ahantu hataza kuba harimo kunyagirwa aka kanya nanjye mu ndeba murabona ko nanjye nanyagiwe ndimo gushaka kugira ngo nkurikirane iby'inkuru neza kugira ngo tuze kubereka mu mujyi wa Kigali ese imvura ni he ishobora kuba yenda yangije iyi mvura ni he ishobora kuba iyagiriyeho abaturage ikibazo nshaka kugira ngo muze gukomeza kubana nanjye muri aya makuru cyangwa se muze gukomeza kugira ngo dukurikirane iby'iyi nkuru nze gukomeza kubagezaho neza uko ibi bintu bimeze byose genda ku ruhande yamushyiramo ko n'ibisambo byibaga cyane ibyo ni ibisambo nibyo bidatinya imvura ese watinyuka kujya muri bamwe itaza kugutwara injira Mushyireho nawe.
batandukanijeho na byinshi byabamaze. aha mureba ni mu murenge wa Kimisagara akagari ka Katabaro aho imvura yamaze kugwa ubona ko imivu yamaze kurenga, imivu irimo imvura nyinshi cyane, urabona ko ruhurura nazo zamaze kuzura. Akatwari tuvuga urabona ko amazi hano yabaye menshi cyane, ndetse amazi ubona ko yabaye icyo nakwita ngo ni ukurengera. Hano hantu no kureba barimo gukoropa, barimo gushaka uburyo bakiza ino butike kugira ngo aya mazi yo kuza kurengera bimwe mu bikoresho cyangwa se ibicuruzwa biri muri ino butike. Aha turi hari uruhurirane rw'abantu batandukanye no kugenda bugama imvura cyangwa se imvura yagiye ifatira ahantu hatandukanye, barwana no kugira ngo batayakiri kare cyangwa se barwana no kugira ngo bagere ahantu hataza kuba harimo kunyagirwa. Aka kanya nanjye mu ndebe murabona ko nanjye nanyagiwe, ndimo gushaka kugira ngo nkurikirane iby'inkuru neza kugira ngo tuze kubereka mu mujyi wa Kigali ese imvura ni he ishobora kuba wenda yangije, iyi mvura ni he ishobora kuba iyagiriyeho abaturage ikibazo. Nshaka kugira ngo muze gukomeza kubana nanjye muri aya makuru cyangwa se muze gukomeza kugira ngo dukurikirane iby'iyi nkuru, nze gukomeza kubagezaho neza uko ibi bintu bimeze byose.